yacu rero y'ejo hashize twasize uwitwa Debora ndetse n'akasi bimaze kwanzurwa yuko bagiye kujya babana mu nzu. Twasize Debora ari guhereza kasi amategeko ari kumubwira ngo agiye kuba umukozi wo mu rugo, ari nako amubwira ngo ibintu byose byo mu rugo niwe uzajya ubikora, ari nako amubwira ngo byose niwe uzajya ubitegura. Ese byaje gukunda? Ese kuko kasi azihangana ibi byose abikore? Ese bazabana amahoro bikunde nangwa ntabwo bizigera bikunda? Ese kuko Debora na Calvin bazabana nk'umugore n'umugabo basazanye nangwa ntabwo bazashobokana? Inkuru yacu reka tuyitangirire mu rugo n'ubundi kwa kasi. Kasi rero aba arimo arakoropa mu nzu afite igisimura mu ntoki ndetse na raclette, ariko ahantu amaze gusimura nangwa se amaze gukoropa no guhanagura, Debora akajya hanyura rwose ahinjirana n'inkweto, ariko kasi akamwihorera akongera akahasubira akahakora neza. Yamara kugenda ageze kure arimo akora mu masoko, ubundi Debora ntabure kuza kugira ngo agire icyo aza gufata, ariko byose kasi akabyihorera. Kasi muri we atangira kwibaza byinshi, akavuga ati ariko ubundi uyu mugore ni gatiki, kuki ahantu ndi gukoropa, ahantu ndi kuba namaze gusimura hasa neza, ari kuza agakandagira? Ese ubundi aho ntiyaba ari kwiyenza byibura mbe navuga bigende nabi? Kasi aravuga ati ariko ntacyo, nose n'ubundi katari kunca amaboko, ndakomeza mbikore ntacyo bitwaye, nta n'impamvu, nta n'icyo nabikoraho, yewe nta n'icyo nabihinduraho. Aravuga ati rero mana, ni wowe ukwiye kumpa imbaraga zo kugwiza umutima, reka ngwize imbaraga z'umutima, ubundi umpe kwihanganira ibingora n'ibingerageza, kubera ko ndasa naho ndi mu kigeragezo. Mana undinde kugisakurizamo, Mana undinde kuba nkakivamo bugwari, ahubwo uzame kukivamo butwari, makwakira ibyo nashoboye guhindura. Debora nawe mu mutima bavuga ati ariko ubundi uyu ni bwatiki, igihe nahereye mwanduriza ndashaka byibura kugira ngo mvuge, wenda byibura tushwane duserere, byibura ndebe ko umugabo yamusohora muri iyi nzu akaba yagenda tuyisigare mujya n'umugabo wanjye. Ariko ubundi ntiwamenya icyo aka gakobwa gatekereza, ntiwamenya icyo uyu mugore atekereza pe. Yaba nk'igihe nahereye aho kugira ngo ambwire ngo ndi kumugora nangwa se ndi kumuvuna, ahubwo ari kunyihorera. Ariko nayo nzamunaniza pe, nzamunaniza kugeza uwe ubwe aziyirukana muri iyi nzu agatorongera akagenda. Iyi ni inzu njyewe ntabwo nshobora kujya gukodesha kandi umugabo wanjye afite inzu. Ikindi kandi iyi nzu ngomba kuyibamo njye n'umugabo wanjye gusa, ntitaye kuri ABC. Kasi rero akimara gusimura mu nzu n'ubundi Debora ahita aza akavuga ati ariko wateguye breakfast? Ndashonje ndumva nkeneye kugira icyo mfata. Ati kandi hariya hari n'imyenda yanjye isa nabi nkeneye kuza kumfurira. Ndati nta kibazo mabuja, breakfast rwose irateguye. Ati kandi n'imyenda ndaje mbyiteho. Ati kandi wibuke no guterera umugabo wanjye pasi. Ndati ibyo si byo mbwiriza n'ubundi najyaga nyitera, n'ubu si ngombwa ko binyibutsa. Ndabikora rwose mabuja kandi ndabikora neza. Debora aragenda akinjira mu gikoni kareba ukuntu hameze, yarangiza akajya gufata breakfast. Agerayo akicara, ubundi ibintu byose akajya bituma akazi.
akavuga ati nzanira ubuki, uyu mugati ndabona ntawushaka wanzaniye undi, nzanira wa wundi w'umunyu uyu ndabona ari uw'isukari kandi ngiye kurya ubuki, ikindi unanyegereza ikindi gikombe hano hafi cyo kuza guhoresha icyayi. Mbese abamukoresha nk'ukoresha umukozi we, ariko byose kasa akabyihanganira. akavuga ati genda ufure vuba iriya myenda kandi saa sita zijye kugera nyine wahishije kugira ngo umugabo wanjye aze kuza muri pause ibintu biri ku murongo. Undi atariko Deborah ujya wibuka ko ngira akazi, ibintu byose nabitunganyije, uri bwirirwa ahangaha nta kazi ugira, ntabwo ushobora gutekera umugabo wawe. Undi ati ugomba gusiga upfuriye imyenda, iyo ugasiga unatetse byose ugasiga ubikoze. Kasara aramubwira ati rero urambabarira uyu munsi sindi bubikore kubera ko amasaha yagiye kandi mba mfite akazi, ngomba kugenda ngakora akazi, nkaza gutaha uraza kwihangana imyenda ndayifura ntashye, hanyuma uyu munsi uraza kuyitekera. Deborah ahita ahaguruka n'umujinya n'uburakari bwinshi akavuga ati kasi uratekereza, ufite ubwenge n'ubwonko, ese byibura muri wowe urumva ntabwo bufite? Undi ati ntabwo bamfite, ahandi ni iwanjye ariko uri mabuja wanjye, nibyo ndi umukozi wawe ariko byibura n'abakozi bafite uburenganzira, winkoresha nk'ipunda, inkoresha nk'umutima ndi umuntu. Undi ati niba bikunaniye uzasaho kugenda tuzana undi mukozi tuzajya duhemba. Undi ati nshimye yuko uvuze kuzana umukozi wo guhemba, none se njye murampemba? Undi no kubura, undi aravuga ati no kuburara ahangaha no kuburya ukanywa byose no kuguhemba. Undi ati ariko wibuke yuko ibyo uri kurya kandi nanjye ndyaho ari stoke wasanze hano kandi ntago uzi ngo ninde wayihashye. Wowe na Carovine mwari mwaratorongeye mwaragiye, ibintu byose mwarabifashe murabitwara, uyu munsi mwaje musanga stoke yuzuye. So rero winzanaho amategeko, winanzamuraho izo kandi. Deborah agira ati yajya kukubita kasi urushyi, kasi ahita agufata akavuga ati Deborah ndakubaha, ntuzanyubahuke, ntuzanatume nkubahuka, n'ikindi gihe n'undi munsi ntuzongere gutinyuka gutekereza kunkozaho ibiganza byawe, kuko umunsi wongeye kubitekereza ntabwo nzatekereza kabiri, icyo nzagukorera nanjye sinkizi keretse Imana yo mu ijuru. Ahita amurekura akaboko agahita azamuka ko gakitegura kigira mu kazi. Kasara agenda akajya mu kazi, ibintu byose akabyihorera akabisigira aho ngaho Deborah nawe nta kintu n'ikintu kimwe akora, ahita ajya mu buriri akaryama pe, ntatekereza, nta nubwo yibuka ko ya myenda idafuze ngo byibura agenda yifure, nta nubwo nibuka yuko n'umugabo wari buze kuza muri pause kurya, ahubwo wararyama. Umugabo we rero ataha saa sita aje kugira icyo afata, arahagera agakomanga. Deborah abyuka rwose ubona asa n'umuntu utameze neza. Umugabo wakinzira aramubwira ati Ubaye Ubaye iki ko mbona utameze neza, ndabona usa naho udatuje, niki cyabaye? Deborah ati ndekundorere, ati rwose babe, ati ngewe ntabwo ibi nzabishobora, ese ubu nge nzakomeza kubana n'uyu mugore untoteza gutya kugeza ryari? Ubundi iyo ureka tukigumira aho twari turi tukareka kuza kubana n'uyu mugore wawe, umugore wawe ntabwo ashobotse, ibintu yankoreye ntabwo bibaho. Ubu se nkubwiye ngo guhera mu gitondo nta kintu n'iki ndafata, yagiye nta breakfast atunganyije, ati cyo kuza yabyutse akora amasuku yonyine, ibintu byose namubwiye gukora nta na kimwe yigeze akora. Yambwiye ngo ntabwo ari umucakara wanjye hano, ati kandi urabizi ntabwo nshoboye, nta mbaraga n'izina nkeya mfite, ntacyo mfite cyo kwifasha. Kasi yanutse yambwiye amagambo atari meza, arambwira ngo n'ubundi ndi indaya, arambwira ngo ngende maraya ndi inshoreke yawe, anyibutsa ko ari we mugore w'isezerano. Yambwiye ibintu byinshi, ibyo byose Deborah bivuga ari nako ari kurira. Carovine yicwa n'umujinya, uburakari bukaba bwinshi, akumva uwamwegereza kasi muri ako kanya
byibura hari icyo ashobora kuba yakora. Calvin nta kindi akora, ahita akoresha komande y'ibiryo ako kanya bigahita biza, asangira n'umugore we, neza akamubwira ati babe ndaza kubyitaho, umura nta kintu kasazongera kugukora kandi wumva utuje. Atamubwira ati singukunda, Debora ati nanjye ndagukunda mugabo mwiza. Aramusezera agasubira mu kazi. Debora aho ngaho ahita aguma yicara aho ngaho rwose muri salo, ari nako ari kwirebera televiziyo, ahindura amasheni agenda areba utuntu twinshi, ari nako ari muri telefone yari gucatsa n'abantu, ariko ari kugenda yisetsa. Asa aragenda akicuma, azari mugoroba akagera, hasi arataha nk'ibisanzwe. Arinjira, yamara kwinjira akavuga ati mwiriwe mabuja. Debora aho kumusubiza aramwihorera, nta kintu amusubiza, arakomeza akigira mubi, agakomeza rwose akirebera televiziyo. Kasi nawe nagahatiriza, arazamuka akajya mu cyumba cye agahindura imyenda, ubundi agasohora ya myenda ya Debora agatangira kuyifura. Ayifura rwose bwangu, mu minota mike aba yisoje, atangira gutegura amafunguro ya nijoro. Mu gihe rero asa n'ubisoje byose, umugabo wabo bombi Calvin arataha. Amara gutaha akigera mu rugo, nakindi abaza Debora, amubaza ati kasi yaje? Undi ati yes of course. Ari hehe? Undi ati ari mu gikoni. Ahita amuhamagara, kasi ariko kuko aba ari guteka ntago aba ari kubyumva. Ako kanya rero ari mu gikoni ajya kubona akabona umugabo wamugezeho, arahindukira agahita amubona akavuga ati oh urankanze, waje ryari? Calvin nawe kumusubiza araceceka, ahita amubwira ati uri mu biki? Ati narindi guteka ariko ndasohoje, nangiye gutegura ameza. Ndamufata akaboko bakamanuka muri salo. Ndatari kuze ko mbona untwara twihuta, ubundi unjyanye n'ibyo ugiye kumbwira utambwirira aho wari unsanze, bite byawe urantwara he? Calvin ntago amusubiza. Bahita bamanuka bagera muri salo, Calvin akamwitegereza akamureba, yanze akamubwira ati ndashaka ngo usubire mu magambo uyu munsi wabwiye umugore wanjye. Asa ati uvuze? Njyewe ngaruke mu magambo nabwiye Debora? Iyi nshoreke yawe? Debora ati singaho sinabikubwiye. Ati ntabyivugiye mu maso yawe. Calvin mu burakari bwinshi ahita akubita kasi urushyi rwiza. Kasi arazungerera, agahita yiyegamiza igikuta kugira ngo ataza kugwa hasi, akihagararaho kugira ngo ataza kugira intege nke imbere y'umugabo we na mukeba. Azenga amarira mu maso, agatangira kurira. Mu mutima ari kwibaza ati mu myaka yose nigeze nabaho, mu myaka yose nabayeho, nta muntu wigeze utinyuka no kunkoraho. Mu buzima bubi nabayeho, naratotejwe, naratutswe, naratawe, ariko nta wigeze atinyuka kunkubita. Mu myaka 10 maranye n'umugabo wanjye, nubwa mbere arambuye akaboko akankubita. Mana, ibi bimaze kuba too much. Ibi birarengereye, birenze urugero, birenze intekerezo zanjye. Ndumva ntazi icyo gukora. Ubundi ahanda hakora iki? Ubundi wakwigendera? Ese ubundi ndi guharanira iki? Ko n'ubundi yamaze kugenda atagihari. Ubundi ndarwana n'iki katagihari n'aka na gato? Kasi atera intambwe ngo agende, Calvin agajya amufata akaboko akavuga ati urajya he? Uretse gato we,
banza ukurugutore neza, ukuruguture ubanze wumve uhereye uyu munsi, itariki ya none, ukwezi nk'uko, uyu mwaka turimo, urebe ku isaha. Atabwira Debora ati ndebera ku isaha. Debora ahita yireka akasi akavuga ati reba isaha ngiyi, ati ntuzongere n'iri na rimwe gutekereza kuvuga ijambo nk'iryo uvuze. Ati kandi ikindi uyu nguyu ubona arakurusha agaciro, uyu niwe mugore mu rugo, wowe ntacyo uri cyo, hano uri we imbere yanjye uri ubusabusa. Ati uranyumva neza? Kasi ati yego ndakumva, nakumvise pe, ntabwo bizongera kandi mumbabarire. Caroline ahita amubwira ati saba imbabazi Debora y'ibyo wamukoreye uyu munsi no kuba wamusuzuguye, ntuzongere kumusuzugura ukundi n'ikindi gihe n'undi munsi. Kasi mu kinyabupfura atuje aza imbere ya Debora akavuga ati umbabarire, nakwitwayeho nabi uyu munsi. Debora ati ntabwo mbyumvise, bivuga uciye bugufi. Kasi ati Debora, ni ukuri ndakwinginze, nciye bugufi mfukamishije amavi y'umutima n'ay'umubiri, mbabarira, ntabwo nzongera kukubahuka, sinzongera kugusuzugura, ikintu cyose ugiye kujya umbwira nzajya ngikora, ariko byibura tubana amahoro. Debora ati ati niba utabivugiye ku munwa ariko genda ndakubabariye. Kasi nta kindi kintu akora, ahita ahaguruka akagenda, agenda ari kurira, ari mazenga amarira mu maso menshi. Nawe ubwo atabasha guceceka ngo bikunde, agerageza kwiyumanganya, ariko umubabaro ukamusaga ukaba mwinshi cyane. Aragenda akinjira mu gikoni, yahagera no gukomeza gutegura amafunguro bikamunanira kubera ishavu n'intimba n'agahinda aba yumva afite. Arareba akabona byose byamurangiriyeho, arareba akabona isi yose imwikaragiyeho, akabona amaze kwangwa n'isi n'abantu, akabona ibintu byose bibaye bibi mu buzima bwe, agatangira kwibaza byinshi. Avuga ati ariko se ubundi kubaho kwanjye aho ntibyari impanuka? Ese ubundi kubaho kwanjye wamana we wari wabitekerejeho? Aba yibaza byinshi muri we, akibaza byinshi mu mutima we, ariko akabura icyo akora. Ategura amafunguro afite umubabaro, atavuga. Akimara gutegura amafunguro ahita ajya mu buriri akaryama, bakatekereza ko aza kurya bagaheba. Debora abwira umugabo ati ariko ibi biryo utateguye byatetswe n'akasi, urumva ubyizeye? Umuntu utetse ibiryo ntaze kubirya wabwirwa n'iki katagiye kuturimbura? Umugabo ati ariko zikari ibyo. Ahita ahaguruka akajya kureba akasi, akavuga ati nikose ko wateguye ifunguro ntabwo uri burye? Undi ati njye meze neza, ntabwo ndi burye, ntabwo nshonje. Undi ati ninde wakubeshye ko umuntu ategura ibiryo ntabirye se? Ati niba ari ibyo ngwino wandurura ubitware, natwe ntabwo turi bubirye. Ati noze turarya ibiryo utariyeho? Kasi ati mwihangane murye pe, njye ntabwo nshonje, nta mpamvu. Undi ati ndavuze ngo ngwino tujye gusangira, bitari ibyo urabirya ku ngufu, ubishaka utabishaka. Kasi ati ndakubaha, urabizi uri umugabo wanjye, ariko kuri iyo nshuro mbabarira undeke umwanya, nkeneye kuba ndi njye nyine. Niba nkubwiye ko ntashaka kurya nuko ntashonje.
undi ati none ibiryo watetse n'indi uri bubiryo utabiriyeho. Undi ati ariko mba ndi gukora inshingano zanjye, hano mba ngomba kubatekera, nkabafurira, nkabaterera imyenda ipasi, buri kimwe cyose mba ngomba gusiga ngikoze. Rero mbabarira nduhuke kuko mu kanya saa 9 ndaba mbyutse, ngomba gusiga ibintu byose biri ku murongo, byibura ngeze saa 12 ibintu byose nabisoje. Mbabarira rero nkeneye kuruhuka. Karuvina ati urabyuka ntubyuka? Kaza ariko wambabariye wa mugabo we. Undi ati ariko kunyita umugabo ndi umugabo wawe. Undi ati mumbabarire rwose umugabo w'abandi. Ahita amubwira ati fungura umuryango. Kasi arafungura, Karuvina ahita amufata akaboko bakamanuka. Arahagera akamubwira ati arururye. Kaza ariko ntago nshonje. Undi ati ndavuze ngo arururye, urye bikeya ariko wariye. Kasi ararura akarya atavuga. Abandi baba begeranye, bona bari guseka, berekana utuntu muri telefone, ari nako bari kurya. Ubona nyine hari urukundo ku mpande zombi. Kasi arabireba akagira agahinda kenshi mu mutima. Yabireba akibuka ibihe byiza yagiye anyuranamo n'umugabo we, ariko akabona ntacyo afite cyo kubikoraho, yewe akabona ntacyo afite cyo kubihinduraho. Kurya rero kasi bihita bimunanira, agahita ahaguruka, ahita agenda akabasigaho. Kasi abasigaye arararira, nta bitotsi n'ibi na bike akigira, aryama ariko gutora agatotsi bikanga. Tuve kuri kasi rero aho ngaho twigarukire kuri Dawul, Kare, Ekimu ndetse na Mede. Nabo rero baba bari mu rugo, ubona bameze neza, nta kibazo n'ikintu gito bafite rwose, banishimye, ubona ko ibintu byose ari amahoro. Raoul aba yicaranye na Kare, Ekimu yicaranye na Mede. Raoul ari bitegereza cyane, avuga ati ariko hari ikintu ndi kubona mu maso yanjye kandi nta kintu muransobanurira, ubundi bite byanyu? Kare ati babe, abaza mu byaro bagusobanurire, njyewe nta kintu ndi bukubwire. Raoul ati Mede, njyewe mfite amatsiko nshaka kumenya uwo mwana ndi kubona muri kumwe, uwo mukobwa. Ngiye kuva naza turi kumwe ahantu hose turi gutembera, turi kuba turi kumwe, ariko hari ikintu ndi kwibaza. Who is she? Undi ati ushaka kumenya uwo ari we se? Undi ati yes of course, kuko mfite amatsiko, ntabwo bisanzwe. Imyaka yose ishize nyuma ya Debora n'ubwa mbere nakubona, ubundi inshuro nyinshi wabaga uri kumwe na Kare. Rimwe na rimwe njyewe najyaga nanigirira n'impungenge nkavuga ati ariko ubundi uyu muvandimwe azagira ati yakantwarira n'umugore.
ati kuko inshuro nyinshi wasangaga Kari turi kumurwanira, rimwe na rimwe ukambwira ati uyu ni umugore wawe bro, ariko njye ni mushiki wanjye jya ureka mwisanzureho. Nyine mbwira n'ubwa mbere pe. Ati bro, she's mine. Uyu nguyu uri kubona nyine nibyo nyine wumvise. Ati no way. Seriously? Ati yes of course. Ati kagira inkuru rero ngaho mbwira. Kuva ryarisa. Ati wabajije umugore wawe? Ati se ndayirwa mbaza baby wanjye kandi uhari. Mbwira ni wowe ndi kureba. Ati bo. Laur, uyu ni Kim. She's mine. Nyine uyu nguyu niwe turi kumwe uyu munsi. Kandi nyuma y'isi nifuza undi. Ntekereza ko uyu nguyu ari we bucura mu bakobwa nigeze namenya, nangwa se mu bakobwa twigeze twakundana. Urabona we na Kari bari mu mwaka wa nyuma kandi basigaje igihe gito bagakora ikizamini. Ntekereza ko nutantanga njyewe nzahita ngutanga. Ntabwo nzongera gutegereza. Sinzongera gutuma umukobwa nkunda hari umuntu muntanga. Atubwo rero nyine nanjye ndakomeje. Buriya mbaye ngutegoje. Ushobora kwikanga azava gukora ikizamini, ahita rwose agisoza hasohoka save the date. Ahura ati byaba ari sawa. Ati gusa sintekereza ko uzantanga. Ati ariko na nibirenze twabukwe bwacu twabishira umunsi umwe tukabikorera hamwe, miryango yose igahurira hamwe, ngo ubukwe bwaba ari sawa. Ati rwose icyo gitekerezo sinyanze, nanjye rwose ndabyemeye. Ati gusa nyine uyu mukobwa niwe turi gukundana, nta brage zirimo, so ni muramu wawe. Murebe nizere ko basi byibura utari bwirwe umbwira ati aha nta kintu kirimo. Rahura ati ngewe na vivu yo tarambwira. Ati kuko impamvu narindi kubikubaza, avugaga ati birashoboka ko wenda yaba ari nk'umuntu usanzwe muri kumwe. Avuga ati ubaye rwose utabirimo byambabaza, niyo mpamvu wabonaga ndi kubaza cyane uwo ari we kuri wowe. Nice choice. Nukuri wahisemo neza, uyu mwari ni mwiza. Ati haryongeye ko yitwaye Kim. Avuga ati Kim, uhawe ikaze mu muryango mugari wacu. Kandi rwose niba nkurebye nkagukunda, ndatekereza n'ababyeyi bacu ndetse n'abavandimwe nabo bazagukunda. Ati njye simbyitayeho, bamukunda batamukunda ntago njye namureka, nta gahunda mfite yo kumureka. Ahura ati humura, ndabizi neza mama wawe ntago yamwanga, yewe n'abakuru bawe n'abashiki bawe ndabizi bazamukunda. Kari ataha. Ati njye murangurira ariko. Ati kuko ni njye wabahuje. Ati urashaka ko tukugurira, ariko rero nushaka ko tukugurira ubwo nyine namwe muragura, none se njye wabahuje, nanjye nababereye ikiraro. Ubwo nyine ni kimwe. Kari ati oya winyiba, wowe iyo uza kuba ushaka ibihembo warabyatse kera, njye rero ndi kubyaka none aha ngaha kandi twe tumaranye igihe. Ati okay. Ati urumva ushaka iki? Ati nyine nawe reba impano inkwiriye. Ati uzi impano ngiye kuguha? Ati ntabwo nyizi ahubwo yimbwira. Impano rero ngiye kuguha kandi irute izindi zose, izakunezeza ubuzima bwose usigaje kuri iyi si, ni mubyara wanjye Rahuru nguhaye. Kari araseka koko. Ati oh, iyo mpano rwose sinayanga, ariko windagira rwose, ntunkuruge ntunyobye, nkeneye impano. Ati password yanjye si uyizi?
kandi password zose za account zanjye zose urazizi, genda wihereza impano wiyoherereza ayo ushaka. Karati nayamaraho urabizi, ndati wowe ntago wantera ikibazo, ati kuko n'ubundi ntiwayarya wenyine tuzayasangira. Abaraho bose baraseka, Raura atari kuko mbona muri kuvuga mwenyine, mureke na muramu wanjye avuge. Karati uramuharaye rero, ati ngaho haguruka ugende umwegere muganire. Raura ati urakomeje se? Ati yego babe, genda muganire mumenyane, reka umuntu umwana mwiza ndabizi uzamukunda. Raura rero ahita ahaguruka akagenda agafata ikima akaboko bagasohoka hanze ngo baganire. Kari rero na Medi nabo basigara bashonda naho ngaho, umwe aturagura undi ati singa, ati yewe ntago ndibugure, bundi igihe nakuguriye ibihembo ubwo ntibyavuyemo. Undi ati nutangurira ndabisenya, wowe naye kimu rwose ndabisenya. Undi ati se oya kandi ari kugira n'ibisazi, ceceka ahubwo winabivuga, akanwa nikaba utabivuga rwose nkaba natandukana na bebe wanjye, kandi uriya mukobwa nsigaye mukunda pe. Nubwo ati Kare tega amatwi nkubwira, mbere bigitangira numvaga wowe na Ikimu musa n'abantu muri kunyina agakino, yewe mvuga ni wasanga hari Kare iba ari kubikora kugira ngo byibura ndeke Debora. Numvaga hari ushobora kuba warampangiye ubikora kugira ngo byibura urebe ko nareka Debora, areka gukomeza gukururana nawe. Byatangiye ntabyizera, yewe ntanabibona, byatangiye numva bidashoboka. Muri njye nkumva mfite urukundo, ariko nanone nkagira ubwoba. Ati yewe najya no mu buriri naryama nkikanga, avuga ati none Kare yaba we na Ikimu bari kunyina agakino, ubwoba bukambana bwinshi. Rimwe na rimwe nkumva nanabikubaza nkabikubwira, ariko undi mutima ukambwira ati tuza. Ariko uko iminsi yagendaga yicuma, ati ikintu cyaje gutuma mbyizera ni umunsi Debora aza hano akahasanga Ikimu. Uriya munsi nibwo ubwoba nari mfite bwashize. Ati kuko kuva uriya munsi Ikimu yarifunguye, arafunguka nyereka urukundo, yanyitayeho pe. Nta gushidikanya nari mfite kose kuragenda, ntago nabona icyo nkwitura cyangana n'ibyo wankoreye. Nkubwiye ngo uri uw'agaciro kandi uri umuntu udasanzwe mu buzima bwanjye, ntabwo naba nibeshye. Wambereye mushiki wanjye, wambereye byose, aho mama na bakuru banjye na bashiki banjye batari, wowe Kare warahabaye. Urongera umbera muramu wanjye mwiza, buriya Rahuru ni umunyamugisha bagufite, njye mubona nk'umunyamugisha, yarahiriwe pe, ajya ahora ashima iyaguhanze. Ati mbona uri umukobwa w'umunyabwenge, umukobwa w'umuhanga, umukobwa ufungutse, kandi umukobwa ufite umutima mwiza, uri mwiza imbere n'inyuma, abakuzi ntibagushidikanyaho. Hahiriwe buri wese ugufite, hahirwa buri wese ukunda, kubera ko abantu ukunda bose ni abanyamugisha. Kari rero Kare ahita atangira kuzenga amarira mu maso kubera amagambo Medi aba ari kumubwira, ariko agahita yigarura akamubwira ati aha, tamukubita urushyi, ariko urushyi rutababaza. Akavuga ati nawe rekera,
nawe regura umwana mwiza, nawe wambereye byose. Igihe maze mbana nawe muri iyi nzu cyonyine kirahagije, byampaye ishusho y'uburiwe, nakumenyeho byinshi. Ntago nabona icyo nakubwira, ariko n'umugisha ko kugira. Tugaruka kuri Raoul na Ekim. Raoul ati nice to meet you Ekim. Ati nice to meet you too. Raoul ati uri mwiza. Ekim ati urakoze nawe uri mwiza. Ekim ahita yitegereza Raoul akamureba ati nibyo koko, nta muntu n'uyu n'umwe wigeze umbeshya, yewe n'amafoto nabonye ntambeshya. Ni wowe Raoul, ni wowe inshuti yanjye ikunda, uri umusore mwiza pe, buri mukobwa wese yakifuza kuba yakunda kandi agakundwa nawe. Undi ati wari usanzwe unzi se? Undi ati cyane kuko Kari akuvuga kenshi, Kari aragukunda. Raoul reka nkubwire, inshuti yanjye iragukunda pe, kandi gukunda urukundo nanjye ubwanjye ntazi uburyo nagusobanurira. Agukunda urukundo nanjye ubwanjye ntabona uburyo nduvuga. Ati kuko ikintu cyose aba ari gukora, ikintu cyose aba ari kuvuga, ni we muntu wa mbere uhora mu ntekerezo ze, ni we muntu wa mbere uhora muri buri kintu cye cyose. Ibintu byose, imishinga ye, ibyo atekereza gukora, uba uri ku mwanya wa mbere, ibindi byose biza inyuma. Undi ati nibyo? Undi ati cyane. Aramubwira ati Kari njyewe ndamuzi, twamenyanye duhuriye ku ishuri, ariko igihe tumaranye kirahagije. Uri uwa mbere ukanikurikira mu buzima bwe, uri uwa mbere kandi ntawe uzakubanziriza, nta n'uzaguheruka, ntawo gusimbura mu buzima bwe. Umenya harakubuze yanasara, kuko urukundo agukunda sinzi ko hari undi muntu yazigera akunda nk'uko agukunda wowe Raoul. Raoul ahita amubwira ati Ekim, nanjye ariko uriya mukobwa ndamukunda, ndamukunda pe kandi cyane. Mukunda byuzuye, ntabwo nigeze niga kumukunda igice, umutima wanjye arawuyoboye, ndi no mu rukundo rwe cyane. Aho nari naraburiye amahoro n'amahirwe, aho nari naraburiye umutuzo, aho nari naraburiye guseka no kumwenyura, ibyo byose nabiboneye kuri Kari. Ibintu byose narabirebaga nkabona ntacyo bivuze bitarimo umukobwa nkunda. Nahuye n'abakobwa benshi pe, benshi kandi beza, n'igihugu mbamo nacyo kibamo abakobwa beza, yewe n'ibihugu ngendamo i Burayi hari abakobwa benshi beza kandi ingeri zose, hari iy'abazungu, hari iy'abirabura, hari iy'abarabu, mbese hari y'ingeri nyinshi. Ariko uzatinye, ibyo byose abo bose narabarenze, nkunda Kari. Rero uhite wumva ko nanjye mukunda. Ekim ati ntabwo mbishidikanyaho, koko Kari uramukunda, ndabibona no mu maso yawe, niyo utavuga mu maso yawe harivugira, kabone niyo waceceka umutima wawe wavuga, kabone niyo utatobokara ngo utobore uvuge, intekerezo zawe ubwe yazisoma akabimenya. Si ngombwa ko umugaragariza ko umukunda, kuko byonyine niyo yaba ahumirije umutima wakubona ndetse ukanabyiyumvisha. Kuri
njye byari nk'inzozi kubona umusore Kari akunda ariko n'umunyamugisha kuba akundwa nawe. Undi ati nanjye ndi umunyamugisha kuba mfite umwari mwiza nka Kari. Ariko reka tuve ku byacu, wowe na Meddy kuko muri mu rukundo nangwa yarari kugira ngo yumve uko mvuga. Undi ati Raoul, tega amatwi neza nkubwire, uriya n'ihirwe nahawe niyaduhanze, uriya ni intwari yanjye, ni Imana iruta izindi zose mfite muri iyi si. Iyo ndimo mbara imigisha yanjye uriya aza ku mwanya wa mbere. Iyo ndimo mbara imigisha yanjye mba numva namubara ubugira kenshi. Iyo ndimo ntondeka imigisha yanjye mba numva yaza abanza akaba uwa mbere byibura nk'inshuro 1000, indi migisha yose ikaza imukurikira. Raoul, ndagira ngo nkubwire ibi, Meddy ndamukunda pe n'umutima wanjye wose. Yamaye impamvu zirenga ibihumbi zo gukunda. Nkimubona bwa mbere naramukunze, imubonesha amaso yanjye numvise umutima wanjye wose umukunda. Nagize ihirwe rero nsanga nakunze unkunda, byarangoye ariko umukobwa ukunda inshuti yawe magara akaba inshuti yanjye, niwe wabaye nk'ikiraro kimuza na Meddy. Ntabwo naguhisha ko uyu munsi ndi mu rukundo na Meddy byose ni Kari. Undi ati burya bwose niwe wabahuje. Undi ati cyane. Undi ati okay, wow, ni byiza. Undi ati none se koko ibintu yamubwiye muri seriye cyangwa ni bimwe by'abantu by'abakobwa n'abasore b'i Kigali? Undi ati oya, jyewe ndamukunda n'umutima wanjye wose, n'ibyanjye byose, n'intekerezo zanjye zose. Mba numva nta n'undi nzakunda nkawe, nta n'uzamusimbura. Umutima wanjye arawuyoboye kandi ni wo wuzuyemo. Ati rero ntabwo niyumvisha ndi mu rukundo n'undi muntu, ntabwo nibona njyewe ndi mu rukundo n'undi musore utari Meddy. Tuve kuri Raoul ndetse na tugaruke kuri Deborah bari mu rugo yicaye ari kuri telefone ari kuvugana na murumuna we Gloria. Deborah ati umeze neza murumuna wanjye? Undi ati meze neza, wowe umeze ute? Undi ati nanjye ndaho. Ati yewe hano mu rugo rwose turagukumbuye, se ubundi wagiye? Undi ati nagiye mu butembere, hari ahantu nagiye mu gihe gitoya, nimba yo nzaza. Undi ati se uri hehe nyine? Ati ntago ndi mu gihugu yewe, nabaye ntembereye, ariko umunsi naje nimara kugera kuri airport nzababwira rwose, mbabwira ukuntu bimeze. Ndakwinginze rwose wimbaza byinshi, ariko ntago ndi mu Rwanda, ntago ndi mu gihugu rwose. Gloria ati ariko Deborah urambeshya, urabona ndi uruhinja? Aha ukamuzi ko utari mu gihugu, none se turi kuvugana gute? Umamagaje telefone yawe isanzwe, none se igihugu ubamo twavugana gute? Keretse ari kuri WhatsApp, nabwo ari nka video call, nangwa se ubundi buryo atari ko risanzwe.
nabyo wenda byashoboka ariko byaterwa n'uburyo cyangwa se na line umamagara, ariko line uri kumamagaza ni Nyarwanda. Undi ati muvanda was kidding, ariko mu gihe gitoya se buri indege sinzayurirara. Undi ati sujyahe, atumva rero nkubwire, ngewe ubu tuvugana meze neza cyane birenze nuko nanabikubwira, ahubwo banza umbwire tata ameze neza. Undi ati dada ameze neza, ariko mbwira uri hehe, twarakubuze. Ese basi ahantu uri waba uri kumwe na Klenia? Undi ati kandi ugaruye ibintu bya Klenia, ubundi Klenia ubwira ninde? Urarira atari ko Debora, ujya wibuka ko Klenia yari imfura yawe? Undi ati narakubwiye ngo sinigeze mbyara, wigeze umbona? Njyewe Debora nigeze ntwita? Ese ubundi uwo Klenia umbwira ni gatiki? Mbabarira ntunkure muri mood, nube wanyicira umunsi muri kano kanya. Nguhamagaye numva ndi mu bihe byiza, reka nkubwire icyo nguhamagariye. Undi ati okay, mbwira nyine ngaho mbwira numve. Undi ati umva se murumuna wanjye, ubu tuvugana njyewe mfite umugabo, narashatse, ntimukongere kumpangayikira. Ikindi ubwire tata ntakamumagare cyane, azansengera. Ndati se yagusenyera ati? Ati ahubwo ni ukubwira tata tukazaza ngo tukaza kureba ahantu nyine usigaye warashakiye. Ariko se ubundi ibi bintu uko kazabyumvara? Undi ati azabuzwa n'iki ko byumva? Ati nkurikije n'uburyo tata akundamo Clevis, kumubwira ko washakanye n'undi mugabo sinzi uko bizakunda. Undi ati ibyo biramureba. Undi ati ariko uzi, mu minsi yashize numvise tata avugana na Clevis kuri telefone, tumenya mu minsi iri imbere ashobora kuzaza hano mu rugo. Undi ati saza baje gukora iki? Ati ntabwo mbizi, ati kuko numvise we na tata bavugana, ariko sinzi ngo ni ibiki, sinzi ikijya mbere, ariko baravuganye. Undi ati rero nari nguhamagaye kugira ngo ngumenyeshe ko nashatse, ndashaka ko byibura umunsi umwe uzaza hano mu rugo kunsura, ukareba ahantu nsigaye mba, ukareba n'umugabo nsigaye mfite, nyine ukambwira uko ubibona. Undi ati nta kibazo. Ahita avuga ati gahunda niyo rero, dusubire. Ati ariko bitarenze iminsi 3 uzabe wangezeho. Gloria ati nzakuzanira iki se? Undi ati urabizi ibintu nkunda, urabizi nikundira ibiryo bya Kinyarwanda. Ati gusa ntuzaze nta mata nzanire. Ati ndumva nkumbuye amata yo mu rugo. Ati kandi uzayazanye mu cyansi cyitiye. Undi ati ntugire ikibazo rwose, byose nzabikora. Ahita amukupa, Debora ahita ahaguruka. Mu guhaguruka ahita ajya kureba KFC ahantu bari, agasanga ari muri jaride ari gutunganya indabo, ibintu byose ari kubishyira ku murongo. Aramuhamagara ati kase, undi kuko aba yambaye kutera atari kumwumva. Aramwegera akamubwira ati ariko mba nagombaga inshuro zingahe, kasi n'ubundi ntabwo biri kumwumva. Amukoraho, undi agahita yikanga, avuga ati ariko se bite byawe kandi ko unsanze hano? Undi ati ariko se ubundi ibyo bintu wambaye mu matwi ni ibiki? Atuzi igihe umuntu aba yahereye aguhamagara. Undi ati none wanshakiraga iki? Ibi bintu byose ko bitunganyije, ibiryo birateguye, ibintu byose biri ku murongo, none wampamagaraga ngo nkore iki? Undi ati nkeneye ko ngaburira, nkeneye kurya, ndashonje. Undi ati ariko Debora ntugakabye, nawe ntukarengere, ubu naniwe kugenda ukiyarurira ukarya? Harya ngo nabaye umukozi wawe hano? Ntabwo ndi umucakara bebe, mbabarira rwose, genda ubyihe, nutabyihe ubyihorere.
Kasi akomeza kwitunganyiriza jaride, undi ati yewe simva hano. Amagara umugabo se mubwire ko n'ubundi udashaka kugira icyo ukora hano. Kasi arabyumva, ahita ashyira hasi umukasi, agenda akakaraba mu ntoki kugira ngo byibura arebe ko yahereza Debora ibyo ashaka. Aragenda akamwarurira, akamutunganyiriza ameza, Debora akicara. Mu gihe ari kurya, kuvuga ati hari ikintu wibagiwe kumereza ariko. Undi ati iki giki kandi? Ati mpa amazi, ndumva nshaka kunywa amazi mbere yo kurya. Kasi aragenda akamuzanira amazi akayamuhereza. Debora yayanywaho akumva arashyushye, ahita avuga ati ariko mana yanjye, ubundi ubwo uratekereza, ubundi ubwo ufite ubwenge. Ahita amumenaho y'amazi, akavuga ati ni gute, ese bishoboka bite ko wampereza amazi ashyushye bene aka kagenda? Kasi nta kindi kintu akora, areba Debora mu maso akabura icyo amukorera. Agahita agenda, ajya kugenda Debora agahita amukurura, akavuga ati urajya hehe? Ugiye he utansobanuriye uburyo umpereza amazi ashyushye? Warunaniwe kujya mu fridge ukanzaniramo amazi akonje? Inkuru yacu reka tuyisubikira ahangaha. Ese biraza kurangira gute? Kasi arakomeza kwihanganira ubugoryi n'ubugome Debora ari kumukorera. Ese arakomeza yihanganira akagasuzuguro, ntabwo kuri iyi nshuro ntabwo ari bubyihanganire. Ese biraza kurangira gute? Baba biri burangire rwose aba bafatanye nangwa? Byose rero ni mu nkuru izakurikira, cyangwa se mu gice kizakurikira. Inkuru yitwa Mbabazi Naguha, ujya uyandika kandi ngayibagezaho. Nitwa Obvious Atete. Mu kanya gato zinakira ibitekerezo byanyu.